twese duhibikanira kubaho ubuzima bufite igisobanuro. Ubuzima bwazibukwa na nyuma y'uko twaba dupfuye. Mu buzima tubamo twishyura byinshi cyane tugira ngo tureme uko abantu badufata. Abantu bamwe bafatwa nk'abakene, iteka bakibaza icyo bagomeye ubuzima. Ubwo twese tubibona bagowe n'ubuzima, babayeho bategereje umunsi buzazima. Hariho n'abandi b'abakungu bavukiye mu miryango ikize, nabo bakura ari abakire nk'uko imiryango yabo ikize. Mu buzima bwabo ntabwo bazi amagorane, kuri bo ubuzima ni bwiza hamwe n'imiryango yabo. Hariho n'abandi bitwa abaciriritse, babayeho baharanira kuba bakomeye, nyamara kwitwa abaciriritse ntibibavaho, kuba bakomeye nabyo ntibibageraho. Gusa hariho abandi bitwa abakomeye, babayeho baharanira kuguma bakomeye, kwitwa abakomeye byarabahamye, kuba abaciriritse byo ntibibageraho. Uzumva ariko n'abandi bitwa ko baringaniye, uko babayeho bishimiye kuringanira, ngo nta jambo nko kutaringanira bajya baganira, ngo bazi neza ko imbaraga zabo zituruka mu kuringanira. Bigenda bite ngo dufatwe nk'abakomeye cyangwa abaciriritse? Ese mbwira, uba urakomeye cyangwa uraciriritse? Byose wumvise hejuru bituruka ku kwigereranya n'abandi. Ndizera ko byibuze nawe hari isomo wakuramo. Nagira ngo nibarize ibibazo wenda byaduha impamvu, ntunekereze ko nashaka kugira ibintu amayobera. Ushobora kuvuga ko kwigereranya n'abandi atari ikosa, gukanira gutekereza ku cyo yabikoraho ntubimenya. Ese aho igisubizo uri bubone ntikiragusubiza inyuma, maze hanyuma ya byose ukitwa ikigwari? Icyo kwigereranya n'abandi cyaba kigamije cyose, ni byiza ko witegura kwakira no kubana neza n'igisubizo uri bubone.